de l'éducation. Et tout ça converge vers l'explication de ce mal du siècle dont on a été victime. Il y a plusieurs mals, certes, mais le génocide rwandais nous a complètement affectés dans notre être, notre façon d'exister, notre façon de penser. Ce n'est pas le peuple Tutsi qui a été tué, c'est le peuple rwandais qui a été tué, qui a souffert et qui souffre toujours. Et voir que des éminents professeurs, experts, s'approprient de ce mal du siècle pour essayer d'expliquer au reste du monde ce qui ne va pas et décider qu'on puisse enseigner ça dans les écoles pour préparer nos générations à un mieux vivre, je ne peux que vous congratuler. C'est vraiment très touchant de votre part. Je voudrais être un tout petit peu officiel. Ndabona Abdara ufite akaboko kare hejuru, karibu nanone ugerageze kuvuga bitarenze iminota 2 kugira ngo dukomeze dusangire ijambo. Karibu nanone Abdara. Murakoze. Reka nanjye ngira ikintu nongeraho kuri icyo kibazo bari bazamuye nona. Ariko nge ukuntu mbibona, mbona ko muri make mbese genocide birarira jambo ngo icyo uvuze wese bakamushinja genocide cyangwa ingengabitekerezo, mbona ari faso yo kugira batudeviye, kuko umuntu wese uri mu kuri kugerageza kugaragaza gushira hanze ibitagenda mu gihugu, ibi by'agatsiko bahita bamudeviya bamwishiraho kugira guhakana genocide cyangwa bakamwita interahamwe kugira abadeviyo deba batuzaneho kuri yapwe iri sensible bafatira abanyarwanda bose. Nino bamaze gushira kuri genocide deba baba bayimuriye ko mugiye kuganira kuri genocide. Bya bindi warutangiye kujya by'ukuri babikuvanyeho bagushize ku wundi murongo. Ro kandi urabona ko deja ntabwo amateka ya genocide ashobora gusobanuka mu gihe FPR kiri ku butegetsi. Ibyo byo mwicare mubizi ni ibintu bidashoboka kuko no murongo wayo ikoreramo. Ibintu byose biri mu kunga abanyarwanda nago bituma FPR haha. Ibintu bituma idahaha ntago ishobora kutwemerera ko twinjira muri yo deba. Bakora ibishoboka byose bakatwinjiza muri ya mateka bamaze gusobeka, aba rero dukomeza kurwana nayo tukiri kuyaganiramo, tukiri kuyateraniramo amagambo, noneho bo bakomeze bayobye igihugu, bakomeze bikorera ibyo bashaka. Niyo mpamvu nge ndavuga abantu ubungubu bamaze gufunguka mu mutwe, bafite ubwenge bareba kure. Nta nubwo twagakwiye kujya duhereza umwanya umuntu no kukwitangura gupfobya cyangwa kukwita interahamwe, wagakwiye kumurika ukikomereza. Kuko niba ubona abadepite ba Union Européenne bagiye bagafata imyanzuro bakabashiraho ko bapfobeje genocide, nuko baziko niyo pwe bafatira abantu bose. Umuntu wese ndahamya ko na Biden buna hagurutse akavuga ngo barekure Rusesabagina, batabavuga ko yapfobeje genocide. Ibyo ni ibintu mugira n'ukuri kugira badeviye umuntu wese mbese babona ko agiye kubajyana ahantu harabagira nabi, kabisa harabashira mu bibazo beta bamujyana muri genocide. Noneho mu gihe urabura kurwana muri ibyo bya genocide uri kubyisobanuraho, uri kwisobanura ukuntu utayihakana, uri kwandika amaretere n'ibiki, bo barakomeza ibyabo, imigambi yabo barakomeza bayishire mu bikorwa. Niyo mpamvu nsanga ikintu kitwa genocide mu gihe FPR kiri ku butegetsi, twe nk'abanyarwanda dushatse mu mateka twaba tuyacumbitse, tukabanza twareba ibyo duhanganyeho na FPR, ibyo dushaka kwivaho, twebwe tukabanza twareba ibyo, kuko mu gitari yavaho n'ubundi ayo mateka nikomeze tugarurira, kubera ko isiko niyo yarimo imitego, niyo yadutezemo, niyo yaturyanishirijemo. Noneho twebwe dukomeze turi kuyisobanuraho turi mu biki, ubwo nibwo bwenge FPR yadukimye. Niyo mpamvu ubona hari bari abateka mitwe bayo, bari abatomu ndahiro, baza buri muntu wese ukajya kumva uzare ukuntu intore zitaziza zikakwataka, we ngo ari gupfobya ari kugira iki, babagira noneho icyo ni cyagihe babona waguye kuri verite, waguye kukuri, ukuri kuri kubagira nabi, beta bakuzana kuri genocide kugira noneho wa mwanya uratakaza uri kwisobanura kuri genocide, ibindi byose ubyibagirwa. Genocide rero ni uburyo bwo kugira ngo baturangaze.
urabona nk'ibyo babwiye Businge ndwira abandi urakoze cyane ihangana Freeman yego mako ndakumva rwose ijambo yaragiye kuzamura ni ijambo ryiza kuko Jean Damascene yanditse avuga ko Businge agomba kujyanwa mu nkiko kubera ko yapfobeje ingabo zahagaritse genocide avuga ko ngo bakoze ngo igikorwa cyo gushimuta ngo kandi ngo abantu barahagaritse genocide ngo bari gupfobya nagomba kujya mu nkiko ijambo ndwira abandi yaragiye kuzamura ni ijambo ryiza cyane none mumbwire muri aka kanya niba nibyo ndi kukubwira andwira abandi ntabwo tugomba kwirengagiza ukuri kwa genocide ahubwo tugomba kubyinjiramo none tukabishwanyaguza ukuri kugasigara ahabona none dukomeza kubitinya ntabwo bizakunda kubera iki naza nyingingo nuko abanyepolitike dufite hano hanze nakubwira nk'amashyaka yihariye ariko sinshaka kuyavuga ariko hari amashyaka tuzi atareba ibyo by'amoko ariko hari ayandi yitsimbye hariya duhisha ariko tubizi tuba tubareba sinajya kubeshya RNC ngo ifite mwamoko no bafite ibindi byabo bapfa sinajya kubeshya muri ibindi bya RBB ndamya ko ibyo byamoko nta birimo sinajya kubeshya ngo nge muri nouvelle generation ibyo byamoko ntabyo birimo ariko nucengera neza mu mashyaka dufite uzaza gusanga amashyaka akwereka izindi mpamvu ariko acumbikiye kuri bya bindi byamoko ubwo se ni tutavuga kuri ibyo bintu abanyepolitike bajye hamwe tureke uburyarya abatushwanisha turabazi icyo nakubwira cyo kimwe nuko Jean Damascene agomba kwibagirwa ibi bintu Businge se nawe ngo ari gupfobya ibyo urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane iki kintu cya genocide agomba kukivuga ndetse buri munsi tukakivuga ku buryo bazagira bakavuga ngo iyi page irarangiye tw'abanyarwanda nta kibazo dufitanye ahubwo ikibazo kiri kuri b'abanyepolitike n'agatsiko kagomba kurisha genocide kubera ko kayumvise katayikorewe katayibayemo murakoze